Nakwemeye cyane. Asante kandi neza cyane. Reka twumve President wa Rayon Sport ni Bwana Tade ibyo yaganirije abafana ba Rayon Sport kubijyanye n'abakinnyi ba Rayon Sport bagiye batandukanye n'ibibazo bafitanye. Madjariwa reka mbabwire nababwiye ngo jewe ntabwo ne discipline ariko nkurikije uko naganiriye na mugenzi wanjye twakoze turareba dukora analyse je mbona Madjariwa ari discipline ariko iturutse ku ibanga rye azi adashaka kumenyekanisha kugira ngo atisha kariyeri ye. Madjariwa kuva yaza ntabwo arakinira ikipe ya Rayon Sport. Nibaza ko wenda abagiye kumurambagiza uko niko nibaza ngewe batarebye amezi 6 abanziriza igihe bagiye kumurebera ahubwo bakamurebera mu myaka ishize ari umukinnyi mwiza kuko urugero twari kumwe namwe twagiye gukina mu Ruhengeri ari kuri list mbere y'iminota 20 mu kintu utangire aravuga ngo nagajya mu kibuga ngagiyemo yavunika ngo nuko umupfumu wari ko muganga we yamubwiye niko mumwita jewe so ariko je najya kureba nkabona we afite ikibazo adashaka kugira gute kugaragaza. Madjariwa uje mbona afite ivune ishobora kuba yaramurembeje none akabijana muri yo context. So icyo turimo kureba rero twababwiye ko dufite umuntu umenyereye ibintu by'umupira w'amaguru. Icyo kibazo twarakimuhaye we na Dr. agiye gutanga raporo igaragaza imvune ya Madjariwa, turebe igihe amaze gukina, turebe amasezerano, tuzabakomunika ariko ni hafi cyane. Uriya mukinnyi wavuze sinanamuzo muri aperi ye rwose mu bakinnyi turimo gutekereza ibyo byose ndi kumwe na n'unyungirije kandi ashinzwe tekinike nta nubwo tunamutekerezaho na gato. Izo ni impuha. Coach Robertinho yagiye ku itariki ya 26 gutyo atubwira ko azagaruka ku itariki ya 4 ya kabiri ku itariki ya 30 twamwoherereje tike imugarura twarayitanze anatubwira ati mwohereze itike hakiri kare kugira ngo mbashe kuza sinzagira ibibazo. Itike twarayohereje imugarura ejo nibwo yohereje email atwohereza message atubwira ko bari bagiye kumukora operation ku jisho ngo ijisho ntago ryagenze neza ngo ntago yabonye uko agaruka. Ariko nkurikije uburyo tubanye na Robertinho uburyo dukorana nibaza ko atatubeshye naje yanyohereje message mu gikari ambwira ko ari ikibazo yagize ataruka adashaka kuza. Hanyuma ufite ikipe uyu munsi dufite assistant coach arahari amenyeranye n'ikipe ayimaranye igihe kitari hasi ya mezi 6-7 niwe tuzakoresha afatanije n'abandi. Hari n'ikibazo mutambaje nacyo kanyivugiye hakiri kare uriya mugabo w'umukoci wa fitness yarasezeye mwabyumvise nari ukimbaza nacyo reka tugisubirize rimwe. Uyu munsi twashyizeho undi nawe ubimenyereye Colonel yayenda ari bubabwire ubu Colonel niwe kuko yarasezeye yatubwiye ko ngo bitarimo kuzura neza umushahara tumuhemba ashaka kuzamura umushahara. Usanga Colonel yarabimenyereye umuntu wagiye kutoza abakinnyi bo muri Simba akaba imyaka itari hasi y'ine kumva ko nawe amenyereye ubu niwe twamushimbuje. Ikipe dufite ntago ari mbi, ikipe dufite ni nziza usibye utubazo tugenda tuzamo. Mu minsi ishize hari abari banze kujya muri entraînement ariko turabamaga turabaganiriza nibwo twabishyuye amafaranga ubu nta kibazo ariko nababwiye ngo ntago mbahisha. Uyu munsi dufite umukinnyi umwe utari kujya muri entraînement Aimable iyo urebye ubona utamenya impamvu ko ntago yavuga ngo natwe tumuhemba tumuri mu kwezi kumwe kwa 12 ntago duhema ku itariki ya mbere kandi Aimable yagombye kubazi imiterere nuko Rayon Sport imeze nk'umunyarwanda. Rayon Sport n'abanyamahanga barayihanganira. Reka mbabwire hari ukuntu buriya ujya kubona ukabona nk'umuntu agize nk'ikibazo ukavuga uti koko ni ikibazo ariko nk'ubu ugiye kureba nka Aimable turabareba sibyo twasanze bafata prime y'ibihumbi 40 turayizamura tuyishyira ku bihumbi 120 urumva twakubye inshuro 3. Iyo mikino yose twazamuye tukageza ku 120 yose barayitsinze usibye umukino wa peri kwa twabemereyemo prime y'ibihumbi 150 bakanganya nabwo ntago twabarise twabahaye ibihumbi 100 sibyo twabemereye 300. Merci. Turavuga ngo nubwo wenda mutatsinze ariko reka tubaye ibihumbi 100. Umubwiye koko
uwo mukinnyi ari mu mwanya mwiza wo kwanga kujya gukina. Rokiritoma ya Aimable ndagira ngo mujye mwumva abanyamakuru, ariko jeje mbabwira ni successful, ni inkuru iturutse ku isoko. Ejo bundi dutwishyura Rokiritoma, Aimable ari mu banyarwanda twahaye Rokiritoma, twamuhaye miliyoni 7-8, tumusigaramo miliyoni 5. Urambwira ngo umukinnyi ari muri position yo kwanga kujya gukora antrenoma, yo kwanga gukina? Mumbwire umukinnyi twasanze uretse mwumve gatoya, umuntu twasanze bamurimo amezi 3, tugasanga bamufitiye miliyoni 10 uyu munsi tumurimo ukwezi 0, niko nabyita. ngo perezida wa Rayon Sport ni bwana Tadeo Twagirayezu yasobanuraga byinshi cyane ku bigendanye n'abakinnyi batarimo kuboneka mu kibuga barimo Madjariwa. Ati Madjariwa yagize gutya rwose, avuga yuko ngatakanagira mu kibuga cya Musanze kubera yuko muganga we ngari we wamubwiye, umuganga utandukanye n'abaganga ba Rayon Sport. Aho perezida ati niba ari n'umupfumu we simbizi. Aimable Nsabimana ni indi case yaje muri Rayon Sport rigani ivuga ko Aimable Nsabimana yaraberamo amafaranga, ariko perezida wa Rayon Sport yavuze yuko ngo hari ayo bamwishyuye, imishahara yose barayamwishyuye, ariko bamwishyuye na miliyoni 8 asigara 5. Benshi bavuze bati perezida ahangaha ntabwo imvugo ye ntabwo yari gukoresha iriya mvugo, cyane cyane ku muntu bereyemo amafaranga, cyane cyane umukozi wawe. Bati wenda hari ururimi rushobora kuba rwanyereye. Birasa naho ibintu bya Rayon Sport ntibijya bituza, sinzi uwo mwuka huva. Perezida wa Kenya ejo bundi William Ruto niwe wavuze ngo hari ibintu nyine byo kongo abantu muri Kenya, ngo ibintu byose azanye bya politike babipinga, mishinga yose y'igihugu azanye bakayipinga. Yakoresheje ijambo aravuga ngo kuna pepo chafu, hari ikintu cy'umwuka mubi uwo rututumbye hano wiko ibintu byose babipinga. Ari n'ikintu rero cya pepo chafu muri Rayon Sport ntajya amenya ahantu kiva. Nk'ubu urebye nk'iyi situation, iki ni ikintu kiri manageable internally. Amafaranga miliyoni 5 si amafaranga yagatumye umudefenseur ufashe Rayon Sport mu mikino ya Fazare ukinnye mu myinshi. Mwibuke yuko yanakinanye na Umar Nying kwero ubwinshi bw'abanyamahanga, arongerana nakinana na Yusudian igihe Umar Nying yageraga ikibazo cyo kuvunika, donc kugira ikibazo mu gahanga. Donc n'umukinnyi ngenderwaho, n'umukinnyi ukinishwa, n'umukinnyi Rayon Sport ikeneye. Now kumubamo miliyoni 5, Rayon Sport ni ikipe ifite match ya Police. So wakina match ya Police weekend kwa 6 saa 12 ejo. Mu byukuri ni ibintu nibuzi kutamuri mideni mu buryo bw'imishahara, ni ibintu bidasaba ko bibasaga igera ubwo yandika ngo bijye no kuganirwa mu mafani club. Easy, hamagara umuntu kuri office, simple rwose. Ikintu cya mbere cyoroshye kurusha ibindi byose ni ukubanza kwemera kubereyemo umuntu ideni. There is no way wambera mideni none ungaragaze ngiye nk'ikibazo. Mbaye ikibazo kuba muri ndimo amafaranga ngaho none munyumvira ahantu ibintu bitangarije. Nje mu ndimi ideni muri bizi ko mutanyishyuye amafaranga yanjye, n'uburenganzira bwanjye kuyishyuza. Nta kosa Aimable afite. Ntabwo ibintu byose perezida avuze, by the way yabivuze yasuye Unity Dream Unity Fan Club, ibintu byose avuze ntabwo tubikiniye. Haraho yavuze ngo nagende abana baraje bamuterana umupira ngo azifuza gukinira Rayon Sport atakiriho ku muntu bereye amafaranga wateze match ya APR yo mu kwezi kwa 9 kihangana bikagera mu kwezi kwa 12 ukamuha igice mutabyumvikanye. President ibintu avuze ngize icyo mbivugaho ntekereza. Ikiza nuko ntagira icyo mbivugaho pe. Ikiza nuko ntagira icyo. Ikiza nuko ari situation yaba manager kandi bikarangira neza. Nge navuga ni Rayon Sport ifite match Ruvuyang. Niba mubwire bati dufite match ya Police tugiye kwakira, turabibona ntiwishimye, twaguhaye igice. Wenda hari n'abandi bafite igice ariko wenda bo batagize ubwo burakare ngo bigaragambye. Duhiye match dukorera amafaranga,
ntabwo Rayon Sport ariko babigize kiriya ko amafaranga bari kuri polisi bagiye gushaka y'ukwezi kwa 12 ntabwo baguhembye none se iyo bagiye gushaka nta miliyoni 5 za Aimable zirimo ntazo bateganya gushakwa uko byamera kose baramubwira ngo ihangane nituyabona tuzayabona ntabwo ari byo yego ihangane nituyabona ryari kandi mu masezerano ikesi tuzayisubiramo ku munsi w'ejo kuko Rayon Sport ntibizakina biraremereye ntabwo Rayon Sport izakina ejo tuzabiganiraho ku munsi w'ejo bakaba babiri bakaba batatu ekipi ikagera rizirita barakora ikintu kimeze nka blackmail kubera ko ngo Mari Nyinga yagarutse na Yusuf Dianye bahari na Kabange barumva nta kibazo hagizongera kuvunika rero treatment nziza ku mukinnyi nkuriye kuri iyi Rayon Sport Rayon Sport ibiciro byamaze kujya hanze navuga yuko niyo match ikomeye cyane iri mu mujyi wa Kigali izaba ku munsi w'ejo ku isaha y'isa 12 ku itara Rayon Sport izabakiriye polisi nyaka yuko abafana ba Rayon Sport usibye ibyo bibazo by'abakinnyi abakomitisanye n'abakinnyi ariko ubundi ni ikipe umwaka ushize warurangiye neza cyane nyaka yuko bagogombye ko batangira undi neza match ikomeye cyane bagiye gukinira polisi imwe mu makipe afite effective ikomeye wenda bimwe mu byo abareyo umuntu yababwira bamenya nuko usibye kese ya Aimable twari tumaze kuvugaho gatoya mu kanya kashize ariko reka turebe byibura ku bandi bantu umureyo yakwifuza kuba yagira amakuru amenya Robertinho yahinduje tike y'indege imugaruye i Kigali kubera uburwayi azagera i Kanombe mu gicuku cy'uyu munsi ubwo ni 6:55 turatwageze kwa gatandatu sinzi nabyumvikanye no kwanga arahagera mu gicuku cy'uyu munsi 6:55 z'ijoro Robertinho ntabwo arahagera nyine byamaze kuba kwa gatandatu arahagera 6:55 biraba byamaze kuba kwa gatandatu ubwo rero mu gihe ategerejwe rero yarategerejwe muri iki gicuku nicyo bahinduye hanyuma mu bindi byose bijyanye nuko ikipe ya Rayon Sport imeze Elenga Kanga agarutse mu Rwanda ariko ntazakina match ya polisi arahari Aimable urumva ibibazo bye bya recruitment ntibirakemuka yandi ikipe nawe ashobora kutaboneka kuri iyi match hanyuma match kwa gatandatu saa 12 ni match mu buryo bw'imibare reka tuzabigaruke ku munsi w'ejo utajye mu mibare